kuri milibare yanjye ngewe eba uramukobwa sinzongera no guhura nawe ngo turi muri interview uramureze ngiye kubera igihumbi mani agenda neza abantu mani aneshe yako aneshe abantu bose kubera milifura nise kunsuzugura forbingo ujya milifura igihumbi cyonyine yaka igihumbi no igihumbi mani kandi afite amafaranga ari gukuramo igihumbi cyane ngo kimereze twavuye gushutingira ahantu uramureze sinzamenyekana kuri YouTube umuntu atangiye gusuzuma nasa gusuzuma kasoni kariya kakize kari amahita twakoreye amakuru ntabwo ari ukayiza gasitari ajya kumisha akubaza iki se ubundi haka Magoka kanega mwakoze. Hacha munjeni konginzi. Yaka mwana. Yaka Oh yes, twongeye kubashimira mwese mukomeza gukurikirana The Drum Africa TV by'umwihariko wowe udukurikirana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri ubu ngubu tugiye kwakira icyamamare benshi cyane muzi cyane mu Rwanda ubona wundi ni Yaka Mwana. Yaka Mwana duhuye n'ibibazo byinshi cyane. Yaka bimeze gute? Ebana mfite umujinya muri iyi minsi munyitondere ko urareba nabi muri iyi minsi ndamwitana ngiye utaranyica ndamwica mfite umujinya muri iyi minsi m'abanyamakuru mugende gato. Yaka mbarambwiza ukuri ibyo bintu biravahe abantu barabizi ko Yaka ari umuntu ukunze gusetsa abanyarwanda benshi cyane umuntu uhora wifitiye kolere madanje bapima ucheza na mekido acha muda mvunja isura ngenda menu. Yaka tubwiza ukuri muri makeya biraterwa n'iki uwo mushinya wose urimo kuvahe? Niba wundi wo twabese ngo umugore wanjye wa wundi ngo ni Keza ura Sandrine ngiye kubera inoti yanjye y'igihumbi nubwo ngo ami igihumbi cyanjye ahubwo nsuzugure ngewe mani kuri milibare yanjye ngewe eba uramukobwa sinzongera no guhura nawe ngo turi muri interview uramureze ngiye kubera igihumbi mani agenda neza abantu mani aneshe yako anisha abantu bose kubera milifura nise kunsuzugura forbingo ujya milifura igihumbi cyonyine Yaka igihumbi no igihumbi mani kandi afite amafaranga ari gukuramo igihumbi cyane ngo kimereze twavuye gushutingira ahantu mukumva ari muri Sevara bamereza umupira namwe rero ngewe nta mafaranga mfite umupira ndawugurisha arambira ngo arawugura amereza 2,000 none managera nambeshya amafaranga ngo nayoherereje ngo vidi ngo 3,000 bidarangije arambira ati 2,000 yashize kuri telefone rero numbira ngo amereza igihumbi cyanjye aneze yagoma yago none se Yaka hari ikintu mukanya ara afasha ubunoti bwa bitane ajugunya ngari aza amafaranga narengewe nge nari $1,000 nge muri Kongo $100 pumba fura norisha gufofuranga mi. Yaka hari ikintu ukomoje mu mukanya ati ngo uyisukira ukuri kose hanze ati ngo ubundi mwabeshyaga abantu ngo mwakoze n'ubukwe nukuvuga ngo nta nubwo ari nabyo ntabwo ari ubukwe twakiri kubeshya mwana ni showbiz umusenzi kubera igihumbi njyaje kuneza abantu mazi noneho ubu ngubu hagiye gukurikiraho iki umuntu uramufashe navuga ko ari we watumye abanyarwanda bamumenya ari benshi cyane nese ngewe dutangirana gukorana na kare gakobwa mu interview ntabwo kahise kamenyekana nka Rishayiti ngewe we kansuzugura kubera inoti yanjye y'igihumbi mwana. Yaka ubu kuri ubu ngubu ayo mafaranga akubwiye ati ngo arayagusubije kuri ubu ngubu nubwo yamanye ibihumbi ijana ntabwo nayafata ngewe kubera gakobwa nakaze mwana nanga umuntu usuzuguramo genda nagahamagaraga ngewe akakaza ngakagurana byeri mwana nokajye kunsuzugura kubera inoti y'igihumbi mwana igihumbi cyane none kandi icyambabaje kabeseye vidi ngo vidi ngo nyamushiriye kuri telefone ngo araza kuyagura bidarangira hamwe ati ni 2,000 yashyizeho zidamye ibyo 2,000 noneho ngahamagaye karabira ngo namushyiriye ngo 3,000 ngo niyo ngo namushyiriye
barije vuga ati akira mwibarize ngizina za message ntabwo umuntu wese abura mu buzima kubeshya je igihumbi nane kimwa ngene n'amamwe nkamugura na byeri ntabwo problem ari igihumbi ahubwo ntabwo umuntu wese icyo kintu yaka kuri ubu ngubu noneho niye nama wagira abandi bantu bameze nk'abariya utifuza guhura nabo mu buzima cyangwa se abandi bameze nk'abariya muri rusange mbwiye indaya zose muri rusange mujye mureka kutubeshya mujye mutukuri ntabwo mvuze keza gusa indaya zose muri rusange mujye mugerageza mutubwize ukuri nanjye indaya imbeshya amutera ingihu keza ni indaya nta n'uko twakoze twahuriye muri Rwanda Paparazzi ariko keza ni indaya byo kubeshya wigenda mbere yuko dusoza yakabanza umbwire niki kuri ubu ngubu noneho wabwira abakunzi ba The Drum Africa TV mbere yuko dusoza ikiganiro by'umwihariko ikintu wabashishikariza gukora dore urababaye kuri uno munsi biragoye no kugira ngo babone subscribe comment na share kuri TV ariko ngewe keza ntabwo ari umugore wanjye nta nandi muzongera kutubona ngo nicaranye nawe imbere ya kamera mwira kwambaye verite ntabwo umuntu mbese hacamo ubungeni niko mubwenge yakamwana